n'abazungu baraje muri Afrika iyacu iyi Afrika itwegereye akarere k'ibiyaga bigari baravuga ngo kugira ngo iyi Afrika tuyishobore reka tubanze tubohe umugabo urimo rero n'u Rwanda. Niyo mpamvu bashyizeho rero imbaraga zose u Rwanda baramanza bararucwanyaguza barucamwe ibice, igice kimwe kijya kuri Tanzania, ikindi gice kijya kuri Uganda, ikindi gice kijya kuri Congo. U Rwanda barucamo ibice ubwo barugize ubusa, barugize gato kadashobora kubura umutwe. Icyo ni cyambere. Kakanira nako basize ka Rwanda dufite umunsi babona nako kakomeje gukunanirana kuba ingorabahiza bakana ko kazatugora. Reka nako tugacimwa abantu none tubakubitanisha imitwe. Turema abahutu n'abatutsi kugira ngo nibatatana tuba twabashoboye. Ibyo bihugu bifatira u Rwanda ibihano buri munsi birirwa bitunda impunzi z'abantu bavuga ikinyarwanda babagera muri Amerika, muri Australia, muri Canada hehe. Canada nasomye nayo yafata ibihano u Rwanda. Canada ifite impunzi z'aba Rwandophone bo muri Congo kubera ko bahunga batotezwa. Barabizi ko abantu batotezwa n'ikimenyimenyi babahungiraho bakajya kubasaba ubuhungiro. Ariko Canada nishobora gutinyika kuvuga ngo hari abantu muri Congo batotezwa bicwa aba Rwandophone barabangamiye dore n'ikimenyimenyi tumaze kwakira abantu benshi baje baduhungiraho, bamwe baza banakomeretse abandi bakaza ari indembe kubera wenda kwicwa gutemwa n'iki. Canada nishobora kubivuga ibyo birati Congo hariho akarengane. Oya, Canada irahindukira ati u Rwanda nirwo rubi, ati u Rwanda nirwo nyirabayazana. Urumva hariho impamvu rero iri nyuma y'ibyo byose. Kuki abantu biyobagiza ukuri kuzwi kugaragara, abantu batunda abo banyarwanda abarondophone bamaze ko ibihumbi 30-40 bajya muri ibyo bihugu byateye imbere barabajyana bakuye mu nkambi. HCR ikigo cy'umuryango w'abibumbye gikorera muri izi nkambi zabo hano mu Rwanda no muri Uganda za Nakivale n'ahandi hari izo mpunzi ziza ku kababaro kabo baraza bakabaregera kuko ntibagufata muri baguhe asiri umusika batazi ikibazo wahuye nacyo. Bafite records iyo ni irabizi, urabizi, ariko ibyo byose bariyobagiza ntibashobora kubihingutsa ngo babivuge kuko badashobora kuvuga ngo hari impunzi izi mpunzi maze imyaka 30 zizataye ibabo ryari kuko batari banabivugaho byibuze, cyangwa se bafatira ibihano abo bica abo Rwandophone babatoteza kuko badashobora kufatira ibihano ahubwo bakahindukira bagatera u Rwanda. N'ukubera iki turaza kubisobanura. Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV. Komeza ugubwe neza. Turi kumwe n'umusesenguzi akaba n'umunyamateka by'umwihariko Impotore Julie uramahoro? Namahoro Maurice. Ari haciye iminsi ariko nyine Imana ishimwe twongeye kubonana. Yego. Ngira ngo abasura Impotore TV barakubona yari amahoro. N'abadusura ku rubuga rwacu rwa X, Twitter, mu bintu by'amaspace biganiro byitwa space kuri Twitter nabo bose turabasuhuje. Tubaha ikaze muri iki kiganiro. Muri gahunda icara wiga amateka. Cyane muri gahunda icara wiga amateka kuko utazi yava ntamenye yajya. Nutazi aho amateka y'akarere ke yahatuye y'igihugu arimo ntamenya ntasobanukirwa impamvu ibiriho kuba uyu munsi biri kuba. Rero ni byiza gusubiza amaso inyuma ukamenya se ibintu byatangiye bite kuki twagize ahantu tukaba dufite intambara hano mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane burasirazuba bwa Congo. Ibi byose rero kugira ngo bimenye biba bifite impamvu ko nta kabura imvano abisaba rero kumenya amateka. Niyo mpamvu nabashyireho gahunda ya icara wige amateka kugira ngo umenye. Mu biganiro byashize twagiye tuganira tuvuga Goma, tuvuga Rucuru, Masisi, tuvuga no muri Kivu y'Amajyepfo kuntu naho hahoze ari mu Rwanda ari mu gihugu cya Gihanga. Ngira ngo imugunga ni wabo w'abagunga ni abanyarwanda ku maraso nubwo ku mipaka atari abanyarwanda. Twajya kureba n'ahandi ndetse uyu munsi wa none turi buze kureba ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Tujye muri Karehe turebe ukuntu naho hari mu Rwanda, turebe ukuntu Ibushi hari mu Rwanda, turebe ukuntu Umurenge naho abahari ari abanyarwanda ariko hose cyahoze ari igihugu cya Gihanga. Wahera aho ngaho kugira ngo tuze gukomeza ariko tubwire abantu ko turi buze kureba ibihano biri gufatika u Rwanda. Kuki ibihugu byakoronije u Rwanda, byakoronije Congo, byakoronije igihugu cya Uganda byagize uruhare mu guca imipaka, mu gukata imipaka nabi, ari byo bya mbere biri gufata iya mbere cyaba biri kurakazwa no kuba abavuga ikinyarwanda muri Congo bari kwirwanaho. Reka duhere kuri geography cyangwa se ku miterere y'ubutaka bwahoze ari ubw'u Rwanda n'uburyo ki bwatuwe bugaturwa n'abanyarwanda ariko uyu munsi bakaba batitwa abanyarwanda ari abanyekongo ahubwo bakaba barimo batotezwa ngo basubire mu Rwanda.
turi bubihuze kandi no kuba baratoteje abarwandofone ariko uyu munsi bakaba batangiye gutoteza abaswahilifone, ubwo ndavuga bavuga igiswahili. Ubwo watangira utugira mu buryo burambuye. Urakoze cyane Maurice. u Rwanda ubundi kera u Rwanda rwari rivuze ahantu hose hatuwe n'abantu cyangwa se isi. Umwanditsi umuhanga Louise Mushikiwabo yigeze kwandika igitabo kivuga ngo Rwanda means universe. Mu yandi magambo u Rwanda bivuze imbuga itagira imbibi ituwemo n'abantu bavuga ikinyarwanda. Uyu munsi dufite igihugu hano turi ni muri Repubulika y'u Rwanda, ni igihugu kizwi cyabonye ubwenge muri 1962, ariko u Rwanda ntago rugarukira kuri Repubulika y'u Rwanda, kuko umucyo w'u Rwanda ururimi rw'ikinyarwanda rurenga kure Repubulika y'u Rwanda. Iyo tuvuze u Rwanda, Masisi ni mu banyarwanda, ntabwo twaba tubeshye, ni nako kuri. Ndetse niyo utajya muri ibyo ngibyo ukajya kubaza imisozi, ukajya nko muri Kongo ukambuka mu burasirazuba ukajya kubaza imisozi n'imigezi, ati mwa misozi mwa migezi mwe mwa bibaya mwe mutubwire ahangaha ni mu kihe gihugu, byakubwiza ukuri. Urugero, ugiye nk'ahantu basanzwe bacukura amabuye y'agaciro nitwa mu Rubaya, ukabaza se wa musozi wa Rubaya uri umunyarwanda cyangwa uri umukongomani? Rubaya ati gusubiza akakubwira ngo njyewe nitwa nde, nitwa Rubaya. Rubaya bikomoka ku gihe Gicumbi, Kibaya, ikibaya ni muri rurimi, ikibaya se ni mu Gihunde, ikibaya se ni mu Gikongo, ikibaya se ni mu Lingara, ikibaya se cyangwa se Rubaya ni mu Gitembo cyangwa se mu Kindandi. Kibaya ni ikinyarwanda, bivuze ko ari mu Rwanda mu nkomoko. Wenda kubwo imipaka yataswe n'abanyamahanga si byitwa ko ari mu Rwanda geographically, ariko mu mateka, mu miterere, muri gakondo, mu nkomoko, muri origine ni mu Rwanda. Urumva Kibaya, Rubaya ni ikinyarwanda. Wajya muri Runyoni hano muri Rucuru, Runyoni, inyoni ni iki? Ni ikinyarwanda. Mu Bweza iri mu kinyarwanda. Urwo rubanza rwose n'uruca abana kumenya ko burasirazuba bwa Kongo ari u Rwanda. Si ibintu bigombera ubushakashatsi burebure, ntibigombera ubuhanga buhanitse, kuko ushobora kubaza imigezi n'imisozi n'ibibaya ukabibaza amazina ukamenya imisozi iri mu ruhe rurimi. Nababye kuri Ngoma bakunze kwita kuri Goma uyu munsi. Goma biri mu kinyarwanda. Ngoma ni ingoma, hahoze havugirizwa ingoma z'umwami. Kumugunga mu Bagunga, ibyo ni ibintu bizwi cyane nta muntu utabizi. Ndetse wabaza n'uduce tugize Goma, uturere komine zo muri Goma cyangwa se amakaritiye muri Goma, Inyakagozi hafi muri Itije, mu Birere. Ubundi Birere byo nibyeje muri 60 tubyemere ko ibintu byumvikana mu Birere ho ntihafatanye n'u Rwanda mu Rwanda. Nyakagozi ukagera za ahitwa Ntosho, bakunze kwita Ndosho, Katindo Ntosho, ni ku Ntosho. Intosho ni ikibuye kinini n'amabuye, naho nababa amabuye. Intosho murabizi, ni nkuko hano hafi ya Nyanza muri Uganda za Kaganza na Muganza hari ahantu hitwa Intosho, Rubona. Urumva n'amazina amwe nayo mu Rwanda. Sake dufite hajya mu ikiyaga cya Sake mu Rwanda. Urumva n'amazina amwe. Ayo mazina rero ubaze ugacukumbura mu buvanganzo ukamenya aya mazina ari mu ruhe rurimi, yahita gusubiza kubera ko turi mu kinyarwanda. Ni kimwe rero no muri Sud Kivu. Ubundi mu bwiru bw'u Rwanda bavuga imbibi z'u Rwanda, birazwi, biranditswe mu bwiru mu nzira zo kwimika. Iyo umwami w'u Rwanda yimikwaga bamubwiraga igihugu cye aho kigarukira, igihugu cy'abasekuruza. Ikiratangaje rero abanyarwanda ntibakundaga no gushotorana cyangwa se intambara, cyabaga kizera ko umwami w'u Rwanda yarenga imbibi z'u Rwanda akajya gufata intara z'abandi zitari iz'u Rwanda, cyaraziraga. Niyo mpamvu bavuga ko u Rwanda rwagaruraga, no kugarura ibihugu byabaga byatanye. Ati Rwabugiri yagaruye bunaka, si ukuhanyaga oya, no kuhagarura, kuko hari hatanaga hakava kuri gahunda, hakava ku murage wa Gihanga, hakajya kuri gutana nk'inka cyangwa se babyitaga gucyamura nk'inka yatanye yagiye kona. N'ibihugu bya Gihanga rero barabicyamuraga bakabigarura. Niyo mpamvu u Rwanda rutajyaga kunyaga iw'abandi, oya, byabaga biri mu murage wa Gihanga. Akaba ari n'umurage bavuga ko Gihanga yahawe n'Imana yo kurema igihugu kimwe.
mukurikije Inganji Karinga bavuga ko Gihanga Imana yamuhaye kurambagira ibihugu bya bene Imana kugira ngo bene Imana babe bene mugabo umwe. Kuko mbere ya Gihanga ngo buri bantu barigengaga, buri muryango warigengaga, abagesera bigenga n'abahinza babo bakimenyi, abasinga nabo bigenga n'abajeni rya Rurenga aribo bahinza babo, abazigaba nabo bigenga n'abakabeja, ariko bose mu bicumbi byabo mu bisekuru byabo bose bakabakomoka ku muntu umwe. Bose ni bene Kanyarwanda cyangwa se bene Rwanda, utari Kanyarwanda ka Gihanga. Kuko ukurikije mu bwiru mu bakurambere ba Gihanga ruguru mu bimanuka harimo umukurambere witwaga Rwanda, uwo ni ubyara abanyarwanda bose, turi bene Rwanda se cyangwa se turi bene Kanyarwanda. Uwo wa kera aho bisanga mu gitabo cyitwa Inganji Karinga, ibyo ndi kubabwira. Njye mushakashatsi bwanjye rero mvuze gato kuri Gihanga. Buriya Gihanga tumvuga ngo ni Gihanga wahanze inka n'ingoma, ariko ntago habayeho Gihanga umwe. Mukurikije Inganji Karinga bavuga ko hariho Gihanga igihugu yasanze atari igihugu cyaremwa n'umuntu umwe mu gihe kimwe, muri generation imwe, ati agombe kubera birazwe na ba sekuru. Umusizi Sekarama Kamumba akavuga ko mu bakurambere ba Gihanga harimo uwitwaga Nyangoma, Gihanga Nyangoma, akabamo na Gihanga Rwanda cyangwa se Serwanda, akabona Gihanga Ngomijana. None niba Gihanga, nge nashatse harabayeho ba Gihanga batatu. Habayeho Gihanga Ngomijana, Gihanga wa mbere Nyangoma, abaho Gihanga wa kabiri Serwanda, abaho Gihanga wa gatatu Ngomijana, ariwe tuzi wejo bundi mu 1990, ariwe se wa Kanyarwanda. Ibyo murabisanga mu Nganji Karinga n'akadi bintu nimo guhimba. Abo n'abakurambere ba Gihanga, kuko Alex Kagame aratubwira ngo igihugu cya Gihanga, ibihugu bye Imana yamubwiye ngo abigire igihugu kimwe, nubwo n'ubusanzwe byari igihugu kimwe kera, ariko buke biza kwita imiryango iza kwigenga, abasindi bari ukwabo, bimwe nabasobanuriraga n'abagesera n'abandi. Gihanga Imana yamuhaye ubuhamya bwo kubibumbira hamwe, abibwiwe n'abahanuzi bitwaga ubukara, abahanuzi b'abazigaba, ati Imana irashaka ko bene Imana bongereza gutahiriza umugozi umwe. Nibwo rero Gihanga yambutse ibi bihugu byose by'akarere k'ibiyaga bibiri by'abantu bavuga ikinyarwanda, abigira igihugu kimwe, agenda ashakana n'abakobwa baho, agenda bahana bagirana amasezerano. Buriya ku bwa Gihanga nta n'umwambi n'umwe wigeze uvuga bagira ngo bagarurire bunaka, kandi igihugu cya Gihanga cyari cyuzuye. Igihugu cya Gihanga gitandukanye n'u Rwanda rw'uyu munsi. U Rwanda rwa Gihanga rutandukanye na Repubulika y'u Rwanda twasigiwe n'Ababiligi n'Abadage n'Abongereza mu 1911 mu nama yabereye i Buruseli. Mbere yaho rero igihugu cy'abantu bavuga ikinyarwanda n'ikimenyimenyi. Iteka y'umwami w'u Rwanda yimikwaga, baza abo bahinza bose bo muri ibyo bihugu bamuzaniraga inyo z'inka zabo, bakamwemera nk'umugaba wabo, bakamwemera nk'umwami wabo mukuru, kuko niwe Gihanga yasize. Ari abami b'Ubunyabungo mu Bushi hariya no mu Bufurero bazaga mu Rwanda, ari abami bo kwitambi mu Buhavu bazaga mu Rwanda, ari abo mu Buhunde bavuzaga mu Rwanda, bazanye n'inkuyo zabo kurabukira umwami w'u Rwanda. Ari abami bo mu Buha muri Tanzania, muri Mpororo no mu Gisaka, bose bajyaga baza kurabukira umwami wasimbuye Gihanga, kuko Gihanga niwe wabahaye ubutware. Abo bose ibyo bihugu byose babirazwe na Gihanga Ngomijana. Rero tugarutse ku kibazo rumbajije mu majyepfo, muri Kivu y'Amajyepfo uko hahoze ari mu Rwanda, ibyo ngibyo rwose ni ibintu byumvikana cyane, ndetse n'ikimenyimenyi n'abami baho bose n'abanyagihanga n'abanyiginya. Mu nzu y'Abasibura bakomoka kuri Nsibura Nyibunga, bakomoka kuri Kanyabungo Ngabo, wari umwana wa Gihanga yamubyaranye n'umuja na Nyirangabo, yamubyaranye na Nyirangabo. Iyo ni nzu Kanyabungo Ngabo ni ubyara abami bo mu Bufurero, abami bo mu Bushi n'abami bo mu Buhavu. Byose rero byari n'abanyiginya rwose, nabyo baje baranabivuga, baranabizi, ibintu barabizi. Ndaza kukubaza, urasobanura gute kuntu umwami w'Abashi, umwami w'Abafurero nawe yari umunyarwanda, cyane ko hari usanga bafite n'indimi zabo zihariye zidahuye n'ikinyarwanda? Ikibazo cyiza cyane. Buriya Abashi, Abafurero n'Abahavu n'Abanyarwanda cyane cyane, ariko noneho bakaba Ababembe ni n'andi mahanga rwose. Kwa Gihanga mu Babembe mu Gihanga hira mu Bafurero, Abavira, Abashi n'Abahavu, abo ni babyara abanyarwanda barabyivugira ubwabo. Noneho impamvu batavuga ikinyarwanda 100% nuko bagiye bagiramo kuvanga n'andi moko ya kure, bavanze n'Abarega, bavanga n'Abatembo, bavanga n'Ababembe. Iyo metisage iri hagati nibyara izo ndimi.
ariko igicumbi gikuru n'u Rwanda, muzi w'u Rwanda uracyarimo. Mu gitabo cyitwa L'immigration Bantu hari umuzi wakoze ubushakashatsi areba aya moko yo mu burasirazuba bwa Kongo aho akomoka, abo ngabo bose bako bakomotse mu Rwanda. Hari naho atanga ingero bamwe bakomotse za mu Impembe ku Kibuye hariya bakaba barambutse nk'ubwo abasinga babeshaza basanga hakurya y'Ikivu. Muri ubwo bushi muri ubwo buhabo barimo cyane. Abagesera mu bafurero barimo ari ababyara. None impamvu utakiri Kinyarwanda pure bataye wa mwimerere w'u Rwanda bashakanye n'abanyamahanga ni métissage. Buriya abafurero, abavira, abashi, abahavu n'abahunde ni métissage, ni uruvange, ni ibivange by'abanyarwanda n'amoko ya kure akomoka mu ishyamba rya Kongo. Niyo mpamvu byabaye gutyo, ariko cyane cyane nk'abami babo imfura zabo abenshi usanga rwose ari abanyarwanda. Urabaje n'ikigutangazwa ngo umenye ko ari abanyarwanda, ubabaza ubwoko bwanyu muri abaki, barakubwira ngo turi abasinga, turi abagesera, turi abazigaba. Kandi batavuga Ikinyarwanda 100%, n'ururimi rwabo urucyukumuye neza hari amagambo menshi asa n'Ikinyarwanda. Rero buriya bwoko bwavutse ni ibivange by'abanyarwanda n'andi moko ya kure muri Kongo yegeranye n'iriya shyamba rya Kongo, ishyamba ry'inzitane forêt équatoriale. Ni métissage rero, niko ayo moko yavutse. Yego, ariko abami baho, abahinza baho, abayobozi babo bo abenshi baracyafite umwimerere w'u Rwanda. Nk'abo basibara nkubwira rwose n'abanyiginya babajije bakwiye ko bakomoka kuri Gihanga. Bakubye ibisekuru byabo ugiye nk'umwami w'ubushuka mubaza igisekuru cyaragenda kera kuri Gihanga ngo mijana. Yego, ubwo wajya no ku bafurero bikagenda gutyo cyane rwose. Ziriya mbibi zigeze hari bundi u Rwanda kuri Kivu y'Amajyepfo rwagarukiraga he? Rwagarukiraga ntabwo ari Kivu y'Amajyepfo yose, ariko hariho parti imwe kuri territoire ya Mwenga, parti kuri territoire ya Fizi na parti kuri territoire ya Walungu. Ibi bice bigiranye n'u Rwanda. N'abanyamurenge nubwo baje kujyayo mu 1500, abanyamurenge bo n'abanyarwanda pire. Ibyo ni ibintu bazi bitwaga n'abanyarwanda gizina ry'abanyamurenge rije vuba bije muri 67 kubera ibibazo nk'ibiri uyu munsi n'ubundi kutemerwa ko nababwirana ko muri Kongo niko kwatumye bahindura izina, bikora izina bitwaga abanyarwanda no mu byangombwa byabo bitwa yanditse ko ari tribu banyarwanda, tribu rwandaise. Ibyo mubisanga mu buhamya bw'umugabo wagize igitekerezo cyo kubita abanyamurenge. Umutware wabo witwaga Sebasonera Obedi Kabarure, yari umutware w'abanyamurenge, ari chef de groupement wa Bijombo. Niwe wakoresheje inama kugira ngo bahindure izina kuko bonaga izina ry'u Rwanda rikomeje kubateza ibibazo. Aravuga rero kugira ngo batakomeza kwita abashitsi, reka izina twitwa ry'abanyarwanda turikureho, twitwe ko turi abanyamurenge. Bibaho gutyo muri 1967 ariko iyo nama yabaye, ariko bayemeje burundu izina baritanga muri leta muri 71 rijyanywe n'umugabo witwaga Gisaro Frederic, se wa Gisaro uriho uyu munsi ministre muri Kongo, nawe yari umudepite. Se niwe warijyanye, se warihimbye, abantu bagiye babimenya neza. Wazanye izina abanyamurenge ntabwo ari Gisaro Frederic, oya, we yajyanye gusiba ruha. Abasaza nimbo bamutumye, mushakurikira iyo video yo musaza wabizanye yitwaga Sebasonera Obedi Kabarure, chef de groupement wa Bijombo, niwe wazanye izina abanyamurenge. Byemezwa icyo gihe rero muri za 71 niko izina ryatangiye gukoreshwa, ariko mbere yaho mu byangombwa byose by'abanyamurenge bitwaga abanyarwanda. Abanyamurenge ubwo twarabasobanuye kenshi uko imiryango yabo ihura na y'abanyarwanda n'ibisekuru bya hafi rwose bagiye bajyaho kandi mu bihe bitandukanye kugeza kubwa n'ubonye baragiye nko kugeza ku gihe cya Yuhi Gahindiro no ku gihe cya Rwabugiri. Ejo bundi rwose mu 1800 na si kera cyane, nta n'imyaka myinshi irahishira. Ariko abambere nkabo kubwa byinshi bagiye kubwa Ruganzu wa kabiri ndo bari mu 1500 hafi na 600, hashize imyaka 400. Ariko abo bose bagiye icyo gihe bagiyeyo Kongo itararemwa, itarashingwa, itarahangwa n'Ububirigi. Niyo mpamvu ari abakongomani 100%, kuko kira gihugu cya Kongo bona ndaza kubigarukaho n'abantu bamenye impamvu Rwanda rufatirwa ibihano, bamenye kubera iki Kongo ishigikirwa cyane. Kongo yaturutse hehe? Byose bifitanye isano, kuko Kongo ntiyabagaho. Kongo si n'igihugu cyaremwe n'abakongomani ubwabo. Sino kuvuga ngo n'abakongomani bagize igitekerezo ati bati mureke dukore igihugu kimwe tukite Kongo. No kuvuga ngo habayeho inama yihuza abashi, abandandi, abaruba, abakongo, abangara, abaki, abarubakati bose y'amoko yose 450 yo muri Kongo yose yihurije hamwe gakoze convention cyangwa se akora inama karabutaga cyangwa se inama rukokoma kugira ngo bakore ubumwe bw'abakongomani, bakore igihugu cyitwa Kongo y'uyu munsi. Oya, si igitekerezo byagize, ni nayo mpamvu muri natire yabo mu mitekerereze yabo Kongo nta gifite akaranga ka etat nation, nta nation congolaise twavuga iriho, kubera ko
ipfundo fondasiyo y'igihugu Kongo ijya kuremwaho nta mukongomani n'umwe wabigizemo uruhare. Abo banyamurenge ntibabigizemo uruhare, abashini babigizemo uruhare, abo banyarwanda bakatiye imipaka ntibabigizemo uruhare, abandandi ntibabigizemo uruhare. Ni ibintu byabatuye hejuru gusa bikozwe n'umuzungu n'umunyamahanga. Ni nayo mpamvu uwo muzungu wakoze Kongo nabwiye ngo nubatoteza u Rwanda kuko azi impamvu yakoze Kongo. Nibyo bintu tuzakusobanuraho, niyo mpamvu usanga imahanga yihanukira rwose agafatira ibihano u Rwanda, kandi ukuri kuzwi. Abantu baribwa ku manywa y'ihangu, abo igihugu abantu baribwa ku manywa y'ihangu, abantu batwikwa, kamera zivona. Uretse n'ibyo ngibyo, noneho ibyo bihugu bifatira u Rwanda ibihano buri munsi birirwa bitunda impunzi z'abantu bavuga ikinyarwanda babagera muri Amerika, muri Australia, muri Canada. Hehe Canada nasomye nayo yafata ibihano u Rwanda. Canada ifite impunzi z'aba rwandophone bo muri Kongo kubera ko bahunga batotezwa. Barabizi ko abantu batotezwa n'ikimenyimenyi babahungiraho bakajya kubasaba ubuhungiro. Ariko Canada nishobora gutinyika kuvuga ngo hari abantu muri Kongo batotezwa bicwa, aba barondofone barabangamiye. Dore n'ikimenyimenyi tumaze kwakira abantu benshi baje baduhungiraho, bamwe baza banakomeretse, abandi bakaza ari indembe kubera wenda kwicwa, gutemwa n'iki. Canada nishobora kubivuga ibyo ati Kongo hariho akarengane. Oya, Canada irahindukira ati u Rwanda nirwo rubi, ati u Rwanda nirwo nyirabayazana. Urumva hariho impamvu rero iri nyuma y'ibyo byose. Kuki abantu biyobagiza ukuri kuzwi kugaragara, abantu batunda abo banyarwanda abarondofone bamaze kuba ibihumbi nka 30 cyangwa 40 bajya muri ibyo bihugu byateye imbere, barabajyana bakuye mu nkambi. HCR ikigo cy'umuryango w'abibumbye gikorera muri izi nkambi zabo hano mu Rwanda no muri Uganda, za Nakivale n'ahandi hari izo mpunzi, ziza ku kababaro kabo baraza bakabaregera kuko ntibagufata muri baguhe asiri umusika batazi ikibazo wahuye nacyo. Bafite records, iyo ni irabizi, urabizi. Ariko ibyo byose bariyobagiza, ntibashobora kubihingutsa ngo babivuge kuko badashobora kuvuga ngo hari impunzi izi mpunzi maze imyaka 30 zizataye ibabo ryari, kuko batari banabivugaho byibuze. Cyangwa se bafatira ibihano abo bica abo barondofone babatoteza, kuko badashobora kubafatira ibihano ahubwo bakahindukira bagatera u Rwanda. N'ukubera iki turaza kubisobanura, siniko cyo giza cyo kubisobanura. Ariko icyo nasobanuraga gusa subiye kuri Sud Kivu ko yahoze ari u Rwanda, ni ibihugu bya Gihanga nabisobanuye mu bwiru. Mu nzira yo bwimika bavuga imbibi z'u Rwanda, barazivuga ati u Rwanda rwavaga mu Bushubi muri Tanzania y'Iburengerazuba bikagera i Bunyabungo. Imbibi ni igihugu cya Gihanga kirazwi. Bunyabungo uyu munsi umuntu nabyumva arumva ari he? Urakoze cyane. Burya Bunyabungo abantu bakunze kugira ngo Bunyabungo ni ubushi. Oya, Bunyabungo ntago ari ubushi gusa, harimo ubushi of course, ikabare n'ingweshe, harimo ubufurero, harimo ubuvira, harimo no kwitambi n'ibuzi. Amitwa ibuzi. Ibuzi ni hagati, niho ni ku mupaka hagati y'abahavu n'abahunde. Tubasobanure neza tugendeye kuri geography yaho uyu munsi. Ngo ibufurero n'ahatuye abafurero haru. Abatuye abafurero muri muri Fizi, ni muri kino kibaye cya Plaine de la Rusizi. Naho ngaho. Ubuvira ni Uvira. Uvira capitale ni Uvira niwo mujyi, ariko ni hariho territoire d'Uvira. Ego. N'ubushi of course, Bukavu. Itambi ni kale. Abanyarwanda nibo bitaga ku itambi. Itambi niko igiranye n'ikivu. Ngira ngo abantu barahumvise. Ibuzi ni hano Bubandana, urenze ni hagati ya Nord Kivu na Sud Kivu aho bihurira hano kuri urenze mu Isake ufashe ibumoso uvuye kuri Ngoma. Ibuzi ni Bubandana, Minova. Ibuzi rero naho ngaho. Muzabyumva muri ya ndirimbo ya Kamananga Kasebajura. Musinga yaramubwiye ati si Kamananga kuhurura cyane muzagwigiye, ati singwi iyo ngiye Imana irareba, ati nabaye intwari. Ibuzi ni Bunyabungo. Ibuzi. Hahise humvikana. Abantu bajye bihangana basubira inyuma bajye mu biganiro byabanje cyangwa se bajye no muri izo ndirimbo kugira ngo bijye bibafasha gusobanukirwa uyu munsi bamenye ukuri. Ahubwo abanyarwanda bandi bakunda indirimbo Kanjogera injonge bajye bumva amagambo arimo avugamo Rucuru, ati naguhaye ubwisha ngukunde uturwe uduhu. Indirimbo ya Rwabugirirwa Rwogera yatuye umugore we yakundaga cyane Kanjogera injonge, yaravuye ngo naguhaye ikinyaga nguturwe uturago, ati naguhaye n'ubwisha ngo baguture uduhu. Ubwisha rero ni Rucuru, barya bavuga ngo nabanyabwisha, mujya mubyumva ngo abanyabwisha. Ubwisha ni rero kubyara urw'u Rwanda, kandi hakaba harabagamo harimo parike, n'ubungu birimo parike y'ibirunga, murabizi parike de Virunga bajya bavuga abakongomani. Habagamo rero uduhu tw'intuza tw'inyamaswa nk'isha,
abantu bakira bambaraga isha bakamara ingwe bakambara imondo ati Rwabugiri yahaye umugore we Kanjogera injonge yamuhaye ubwisha rucuru ubwisha ariko bwaje kwitwa rucuru ubundi bwitaga mu bwisha bahitiriye rucuru gusa bahitiriye umugezi witwa rucuru ariko izina original ry'u Rwanda ni ubwisha ati naguhaye ubwisha ngo ukunde uturwe uduhu yaramugabiye urumva umwami w'u Rwanda niwe hagengaga n'ikimenyimenyi yari afite ingo itanu ibuhindangoma muri rucuru gisigari yari afite urugo rwa Rwabugiri n'umwuru aracyari ibigabiro byabo biracyahari ibyo rwose ni ibintu abantu bazi si ibintu byo kujyaho impaka nibusaga abantu gusa ngo bajye bamenya ko ari amazina y'ikinyarwanda ari gihamya bigaragaza ko mu burasirazuba bwa Kongo hari u Rwanda si ibyo kujyaho impaka rwose kugira ngo umenye ko hari mu Rwanda uzagende gusa ubaze umusozi izina ryawe ati wa musozi we uri iki uri umukongomani cyangwa uri umunyarwanda ati izina ryawe witwa ati nitwa Rubaya Rubaya bikomoka ku kibaya ati ni Runyoni kugira twinjire nyirizina ku cy'u Rwanda ruzira twinjirire cyane ku ikatwa ry'imipaka ari bira byakozwe n'Ababiligi Abadage ndetse n'Abongereza ubundi turebe icyo kintu cyabayeho ari nacyo gishobora kuba ari izingiro ryo kwanga u Rwanda ryo kwica abavuga ikinyarwanda ariko by'umwihariko bakibanda ku bwoko bw'Abatutsi baravuga ngo impyisi kwirabanika kurusha n'umujinya abo ngabo rwose ni nabo bari kwisonga cyane cyane mu Bubiligi banga u Rwanda barushakira ibihano barushaka rwose gukorera ibintu bibi byose bishoboka kuko nibo bazi ibyo basize bakoze baravuga ati twakoze nabi rero ati kugira ngo ibi twakoze benda bitazamenye tunasisibanganya n'ibimenyetso abanyarwanda batazubura n'umutwe tugaragaza ko ari nabo babi ariko wenda kuri kuratinda bajya bavuga ngo kuri gufata kuzamuka ku maesikariye ikinyoma kigafata ascenseur amaherezo ikibazo kizakemuka kandi kuri iteka kuratsinda rero Kongo ubwo nategeye bisobanura Kongo ijya kujyaho Kongo ni igihugu gitandukanye n'u Rwanda ibyo nibyo bagomba kujya bamenya nature cyangwa se fondation ibihugu byubatse kuri fondation ebyiri zitandukanye ibihugu bibiri byaremwe mu buryo butandukanye cyangwa byagiye mu buryo butandukanye no kubw'impamvu zitandukanye Kongo yaremwe n'abazungu ibi bihugu byose biri gufata u Rwanda nabyo byaremye Kongo ubundi Kongo ntabwo ari y'abakongomani ibyo bintu abantu bagiye barabimenya Kongo abakongomani bira bagurishije igihugu cyabo Kongo buriya yaguzwe icyambere ko byatangiye rero umwami w'Ababiligi witwaga Leopold wa kabiri yashatse yabonye igihugu cyafite agahugu gato i Burayi aravuga ati ibi ntabyo nishobora kuba turi agahugu gato gafunganye hagati mu Buraya tudafite natwe ahantu twashaka indi mbuga ngari yo kuzajya dukuramo ubucuruzi dukuramo amabuye y'agaciro tuyishake nibwo yigiriye inama ubwe Leopold wa kabiri w'Ababiligi yo kwishakira igihugu muri Afurika aza hano muri Bassin du Congo kuri hano ukikije umugezi wa Congo Fleuve Congo agira icyo gitekerezo ni initiative yagize rwose ashaka kugira ngo igihugu cye ajye izina rikomeye cyane anagishakire n'amaboko agishakire na espace nibwo rero yaje gutumira ibihugu yabonye najya muri Kongo wenyine akayirya wenyine ndabazamugira nk'ishyari abandi bazungu nibwo yigira inama yo gushaka ibindi bihugu bafatanye uwo mushinga aza rero gutumira ibihugu bitandukanye byo mu burengerazuba bw'isi ibi byose bari gufatirwa ngo uyu munsi nibo base cyangwa se nibo baremye bakungu nibo baremye Kongo yahamagaje inama i Buruseli atumiramo abanyamerika Amerika yari irimo umugabo witwaga umutekinisiye w'ibyo ngibyo ni nawe wari ukomeye witwaga Morton Stanley yari umwongereza ariko ufite ubwenegihugu bwa Amerika yahamagaje Uburusiya ahamagaza Ubudage Autriche Hongrie Italie Ubufaransa ibihugu byose mu burengerazuba bw'isi byose byari biri muri iyo nama bayise Association Internationale du Congo urumva Association Internationale du Congo aho ngaho ni mbere ko inama ya Berlin iba Berlin Conference itaraba ishusho ya Congo dufite uyu munsi yari iriho ziriya mbibi zari ziriho kubera ko uwo mwami w'Ababiligi imbere yuko akoresha iyo nama yari yagiye muri Afurika asanga ahantu henshi hari ubukungu bwinshi cyane hari ahantu heza hari ubukungu muri Afurika yo hagati muri Congo ahita avuga ahantu rero kubera ko bakavukira batazi ubutunzi bw'amabuye y'agaciro reka mpagure yahise abagurira pe baranamusinyira neza abatware ba Kongo aba bami 450 bose bagurishije ubutaka bwabo ni nkuko ajya mu cyaro wenda ufite icyuma cyo gupima ugasanga muri parcelle y'umuntu harimo amabuye y'agaciro harimo ibintu bihenze cyane ukavuga amabuye y'agaciro kugira ngo nzayagereho reka nyiri inzu utabizi mushikishe amafaranga menshi
Tanzania naragasaza kagasikene gafite isambu imwe ubutunzi bwinshi katazi ako gaciro buzwa propose ibintu byiza ako gasaza gatazwaga nk'amafaranga. N'umwami w'Ababiligi rero yari yarakoze ubushakashatsi asanga ko hari umutungo ukomeye cyane, aravuga ngo reka bagurire. Bibaze ko yahise yihutira kubagurira, arabasinyisha ku ngufu, hasi no ku ngufu ku mayeri. Abatware rero ba Kongo barasinya, aba chef de tribu, aba chef bayamoko gakondo y'abakongomani bose arabasinyisha, arabagura, baragura, bemera ko bamuhaye buriya butaka bwa Kongo. Rero bivuze ko kugeza na bugingo n'ubu Kongo ntabwo ari abakongomani kuko basekuru bayo abakurambere babo abashefu traditionnel babo barayigurishije basinyira Leopold wa kabiri w'Ababiligi. Ibyo byakozwe n'umu explorateur witwaga Henry Morton Stanley. Aho ngaho ni mbere ko Berlin Conference iba. Nuko rero kugira ngo ibyo bintu rero bigire ireme bigire ishusho atazajya kubitana n'andi mahanga ibyo yakoze, Yesu abatumira bose arababwira ati erega Kongo ni inzovu mwese muze muryeho. Nibwo yatumije iyo rero Association Internationale du Congo nimwe ibyo bihugu navuze bimwe na bimwe Ubufaransa, Ubudage, Amerika, Uburusiya, Autriche, Hongrie, Italy. Mu googling mbose mabishakisha ibihugu liste y'ibihugu bigize Association Internationale du Congo. Aho ngo ni mbere Berlin Conference itaraba. Akora ubushakashatsi bwe rero yavugaga ko icyo yabikore ari ugucukura exploration ya Congo. Gucukura amabuye y'agaciro n'ubucuruzi nibyo byari bigamije, byari mu rwego rw'ubukungu. Urumva bakavukire ubutaka bwabo butari babugurishije, ira Kongo yose mbese barayigurishije. Atangira ku exploiter gutyo za kauchu, amabuye y'agaciro atandukanye, kugeza igihe rero n'abandi bazungu nabo bose bagiye baba interesse kuri Afrika, bose bashaka kuza gushaka ubutunzi muri Afrika. Bitangiye kuba gatogore, batangiye kubona ko bagiye kuzabirwaniramo abazungu, baravuga reka dukora inama. Umwami w'Abadage rero, umutware w'Abadage Otto von Bismarck nibwo yatumije Conference de Berlin. Buriya Conference de Berlin ntiyabayeho ari kubera ko babishatse, oya, babonaga ko abazungu bose bagiye kuza kurwanira muri Afrika bashaka amabuye y'agaciro. Baravuga rero reka dukora inama twige ukuntu Kongo Afrika tuzayigabana neza tutaryanye. Ati mwe murafata aha Abadage mufata aha, Ababiligi mufata aha, Abafaransa mufata aha, Abaportugais mufata aha ngaha, Abafaransa mufata aha. Nibyo Conference de Berlin yari igamije. Conference de Berlin nibwo yabayeho nyine igira ngo ikemura ayo makimbirane yatangiye kugaragara conflit d'intérêt hagati y'ibyo bihugu by'Uburayi byari bimaze kwigabanya Afrika. Urumva Ububirigi tayari bwari buri muri Kongo tayari mu 1876. Urumva imyaka 9 mbere ya Conference de Berlin tayari hari iyo Association Internationale du Congo ariko ihagarariwe n'Ububirigi. Urumva n'ubundi kwisonga umuntu bari kurwanya u Rwanda, kwisonga harimo Ububirigi ariko nanone bushigikwe n'ibyo bihugu by'uburengerazuba bw'isi. N'icyo gihe rero bajya guhanga Kongo hari Ububirigi n'umwami wabo Leopold wa kabiri w'Ababiligi, ariko nawe afashijemo n'abandi bazungu muri icyo bise Association Internationale du Congo. Urumva babikoze kubera iki? Bakoze Kongo kugira ngo babonaga ari igice cya Afrika gikize cyane. Baravuga rero iki gice kugira ngo tuzakigabane neza tukirye neza, reka tukite igihugu. Base bakora icyo bitaga Free State of Congo, Etat independant du Congo. Nibwo yabayeho rero Etat independant du Congo yabayeho rero. Berlin Conference maze kuba bamaze kubona ko ibihugu byose by'Uburayi bigiye kwigabanya Afrika, bamaze kugaragaza aho buri bantu bari bwigabanye. Abafaransa babahe mu burengerazuba bwa Afrika za murabizi za Niger, za Mali, ukamanuka no muri Afrika yo hagati za Congo Brazzaville na za Gabon. Ububirigi nibwo bari bwafitiye ikongo nyine Kongo y'Ababiligi. Ubudage buri hano mu burengerazuba mu burasirazuba bwa Afrika hano kuri muri Tanzania na za Namibia, n'ibindi n'Ubwongereza buri mu burasirazuba za Kenya, za Uganda, ukazamuka na za Sudani zose. Rero icyo gihe nibwo Kongo yaje kuba Association Internationale, kuba igihugu cya Leopold wa kabiri w'Ababiligi kiba Etat independant du Congo, ari umutungo bwite wa Leopold wa kabiri w'Ababiligi. Kuva rero mu 1845 kugeza mu 1907 nibwo umwami w'Ububirigi yahaye Kongo igihugu guverinoma y'Ububirigi. Umwe byavuye ku izina rye bwite abiha igihugu. Nibwo tubona rero hatangira ikintu cyitwaga Congo Belge, Congo y'Ababiligi, Congo Mbirigi. Nuko nguko rero byagenze Conference de Berlin. Rero ngaruka ku Rwanda, icyo Rwanda ruzira nuko Congo yaremwe, impamvu bayishinze nta kindi kugira ngo bayikuremo amabuye y'agaciro pour l'exploration y'ubukungu buri munsi y'ubutaka. Nicyo abazungu bayikoreye, nta n'ikindi.
ntibigeze bavuga ngo turashaka kunga abakongomani kugira ngo babe igihugu kimwe gikomeye, abaruba n'abashi n'abandandi n'abaki babe igihugu kimwe, bagire etat nation. Ati nicyo babikore politike, uburyo bwa politike wenda na administration. Oya, bo bakoze gusa kugira ngo bicukurira amabuye y'agaciro. Ibyo bindi ntabwo bari babyitayeho. N'ikimenyimenyi babwiye ko bari baguze ubutaka bwose bwa Kongo buriya buraguze. Hariho na signature nge narayibonye muri Mise de Televiziyo mu Bubiligi igaragaza abo bashefu kutumye bose basinyaho. Umwami w'abashi arasinya, umwami w'abandandi arashinsinya, umwami w'abahunde arasinya, umwami w'abaruba arasinya, umwami w'abakongo by'amoko yo abatetera bose barasinye kuri icyo kintu, bemeza ko bakeguriye umwami w'ababiligi wabasinyishaga n'umuzungu witwaga Henry Morton Stanley, umunyamerika ufite inkomoko mu Bwongereza. Urumva rero ni ba nyirayo, kandi uko abazungu bakora iyo picture, iyo image baracyayifite na bugingo n'ubu, bazi ko Kongo ari iyabo. Ni nayo mpamvu batajya baninuba gutanga amafaranga bashyiraho ngo ni MONUSCO, bayiha miliyari 2 z'amadolari buri mwaka, suko ngo babacungire bacunge amahoro y'abakongomani. Oya, nukugira ngo bacunge neza ya mutungo, wa mutungo babonye hari bawucukure neza, nukugira ngo ibyo bihugu byateye imbere bijye bikomeza gucukura neza, nta muntu ubikoma mu nkokora. Niyo mpamvu rero ibyo bihugu byikanga u Rwanda, biravuga ati uru Rwanda niho watubera umwanzi gusa kuri ibi biryo byacu. Ati abanyarwanda bashobora kuzatwubikira imbehe turamutse tubaretse bakagira ukuboko kuri iki gihugu cya Kongo. Rero niyo ntambara iriho uyu munsi, niyo blood feud iriho hagati y'ibi bihugu by'uburengerazuba bw'isi. Kera byahoze mu cyitwaga iyo Association Internationale du Congo, kwisonga Ububiligi, n'igihugu cy'igituranyi cya Kongo aricyo cyitwaga u Rwanda. Ibyo rero nibyo u Rwanda ruzira. U Rwanda rurazira ko barwikanga, kuko ayo mahano aba bazungu bakora, ibyo bihugu by'uburengerazuba bw'isi bikora byo gusahura Kongo, baba bafite ubwoba ko rimwe uwo mugati babuzahagarara. Tujye twibuka ko ya Kongo ari nayo yatumye Amerika ibigihanga ngo uyu munsi. Wari uzi ko buriya bombe atomique Amerika yayigize igihangange ku isi bayikuye muri Kongo kubumvikana n'ababiligi. Ibyo rero byanatumye n'ababiligi nabo banagororerwa bakabaha siège ya OTAN. Siège ya OTAN iba mu Bubiligi buriya. Urumva baba bafitanye amasezerano amwe azwi n'atazwi yo kurya no gusangira ayo madiru yose. Urumva rero niyo mpamvu nabugingo n'ubu baba bazi ko ibyo nyine bituma ibyo bihugu bibaho. Ubwo butunzi bwa Kongo ayo mabuye y'agaciro niyo atuma za technology zikorwa, amatelefone dukoresha, ama computer science, ama companies akora ibyo bikorwa, akora ibyo bikoresho by'iterambere, amabuye y'agaciro bayakura muri Kongo. Urumva rero Kongo iramutse igiye ku murongo, cyangwa se abakongomani bakagira umutima nama wo guhagarika gucukura igihugu cyabo, gucukura amabuye y'agaciro n'abitakurikije amategeko, bishobora kubagiraho ingaruka. Kongo iramutse ivuze ngo turahagaritse abazungu bose bari muri Kongo, ama company kubera ko ubu byavuye mu rwego rwa politiki n'ibyitwa colony, ariko business iracyakorwa n'ama private companies, ariko ari nayo afinance ibyo bihugu byabo, abateza imbere. Ama company y'abanyamerika ari muri Kongo, ay'ababiligi, ay'abafaransa, arimo ibihugu byose byo mu burengerazuba bw'isi byose biraza bigasahura ubutungo wa Kongo. Niyo mpamvu rero amahanga abatitaye ko abanyarwandofone bicwa, amahanga niyitaye kuba FDLR, amahanga niyitaye ko barya abantu muri Kongo, amahanga niyitaye ko bibye u Rwanda bakarukatiraho imipaka, abanyarwanda bagiye muri Kongo bakaba batotezwa uyu munsi barenga. Amahanga ntago abyitayeho. Ayo mahanga ya kure, iyo Association Internationale du Congo ari nayo yakomeje uyu munsi mu yindi sura, abayitaye gusa ku kureba umugati wacu tuzawugumana, nta kizawukoma mu nkokora. Aya mabuye y'agaciro atuma za Microsoft zikora, aya Samsung akora, ama Apple, ugeze umva ko abakongomani bandikiye ngo Apple kubera Kongo irikora. Urumva byose ni ama company y'ibihugu byatemera, za Amerika nizo zikuyobora ama companies. Ububiligi buracyacukura muri Kongo, babikora mu buryo bwa business, nibigaragara ko ari politiki, ariko business n'undi iyobora politiki, kuko izo business nizo zifinance abanyapolitiki n'ibindi byose. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane, kuko abazungu hariya ahantu bafite habafatiye runini cyane, barahakuramo ibintu byinshi cyane bikabakiza. Rero nicyo baba bitaye ku mutungo wabo, bitaye ku byo bakora muri Kongo, ntago bitaye ku mahoro, ntago bitaye kuri justice, ese abarengana n'abahe batari, ntago babyitayeho. Bitayeho gusa umushinga wabo gusa ukomeza. Umushinga bakoze muri 1776 muri Association Internationale du Congo, nk'uko nabisobanuye, niyo picture bareberamo na Kongo uyu munsi. Buriya gufatira u Rwanda ibihano suko bari kurengera Kongo cyangwa kuyivugira, oya, barimo bareba inyungu zabo. Nibita suvuga ngo n'urukundo bakunze abakongomani wenda bakanga abanyarwanda, niyo mpamvu bitaye kureba impamvu y'abakongomani n'ibibazo by'abakongomani, oya, sibyo bibashishikaje.
iyo ukoza kuba babibashishikaje bakabaye Kongo barayitunganya ikaba igize amahoro uyu munsi kuko MONUSCO imaze hari imyaka 30 hafi 30 irakoresha miliyari 2 z'amadolari buri mwaka ariko ntibitaye kuri birase niyi ibintu birava biragira udubi birabakomeza kuba bikurusha ariko ntibashobora kubyibaza se aya mafaranga dutanze miliyari 50 z'amadolari tumaze gutanga kuva MONUSCO yagera muri Kongo yakoze iki ntabwo byitayeho ahubwo baravuze ngo MONUSCO igume hari kugira ngo natwe dukomeze tuze dusahure ducukura amabuye y'agaciro dutware za uranium dutware za coltan dutware za zahabu dutware za diamant n'ayo mabuye y'agaciro afashe izi nganda zacu zituma tubaho twebwe nk'abanyaburayi nibyo baba barebaho gusa bareba inyungu zabo nta kindi nicyo ngicyo u Rwanda badashobora kurwumva kuko bo ntago bitaye ko abanyarwanda bapfa abarwandofone bapfa ntago bitaye ko hari interahamwe ziri kwica abantu ntago bitaye ko abantu bavuye iwabo bakaba bamaze imyaka 30 bari mu nkambi za Kukibuye hariya za nkambi za Mahama inkambi za Nakivale muri Uganda abandi bari muri Dadaab muri Kenya abandi ntibitaye ko abo bantu birirwa babahungira buri munsi ati turicwa mwa bantu ibyo byose irabizi ariko nishobora kubihingutsa bari mu base bavuga ngo ikibazo ese izimuzi dutunda buri munsi ese bose abantu ntibakeneye kubi wabo ntago babyitayeho bitaye gusa ko Kongo yaguma kuriya bagakomeza kwirira n'ibyo ngibyo kuki babangamiwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda kandi burareba iby'u Rwanda rugatera imbere bakagaragaza ko babishimye ariko kuki babangamiwe nuko ubutegetsi buriho mu Rwanda butari bo bakeneye ko tujuru muri Kongo hahoraho umutwe ugomba kuza gukuraho ubutegetsi urugero wenda Perezida Kisekedi yashyize FDLR mu ngabo za Kongo arangije ubwe aranivugira ngo azatera u Rwanda kureho ubutegetsi buriho arabyivugira n'umunwa we rwose inshuro itari imwe inshuro ebyiri inshuro eshatu arabitangaza nyuma y'ibyo Burundi nawe perezida w'u Burundi ari kumwe n'ubundi na perezida wa Kongo barabitangaza ariko babangamiwe n'iki ubutegetsi bwo mu Rwanda bubatwaye iki aha barakoze cyane ubutegetsi bw'u Rwanda cyo bagira ngo babangamiyeho icyambere ko icyo nyine n'urwo rwikekwe icyambere cyo baracyafite icyo perezida Kagame yigeze kuvuga baracyafite primitive politics igendera ku moko bibonamo nk'abo babibonamo nk'abo ndashimibona ko ari umuhutu Kisekedi kibona ko ari umubantu bakavuga ngo twese turi ababantu bara n'abantu icyo kintu bagifite mu mutwe yabo icya kabiri bavuga ko babona ko nyine ngo mu Rwanda haramutse hagiye bene wabo abo babantu cyangwa se abo bahutu Ndayishimiye nibwo baba bafite nibwo bagira amahoro nibwo bakumvikana nyine baracyafite politike idashingiye kuri raison rationnelle ahubwo ishingiye ku moko gusa ni politike zimwe za kera zo kubona ati mwene wacu kanaka nafata ubutegetsi mu Rwanda wenda azamika iki nzamwukira iki niki bari muri iyo sense ikindi kintu kibanga harimo n'ishyari of course kuko u Rwanda ruratera imbere u Rwanda ruri stable mu gihe bahora mu ntambara z'urudaca no kutumvikana na instabilité politique u Rwanda ruratera imbere politikema iryo zina ry'u Rwanda naryo rirababaza niyo mpamvu babonye ejo bundi minisitiri w'ububanyi n'amahanga bwa Kongo azengurika ibihugu rwose ati muhagarike visit Rwanda ati muhagarike imikoranire nationale muhagarike Formula 1 kuzaza mu Rwanda muhagarike Paris Saint-Germain ibintu nk'ibyo ngibyo mwabonye ko babishyizemo imbaraga nyinshi cyane bahagarike Rwanda yabafunze ikirere Rwanda n'inyina muri Kongo icyo ni ikindi bikangana nacyo gikomeye cyane ahubwo nuko babona ko u Rwanda influence bura politike y'igihugu kimwe ya influence politike y'ikindi gihugu bafite ubwoba ko muri u Rwanda ruramutse rufashije nk'abakongomani bakibashigikiye ukuri kujya ku butegetsi Kongo ishobora kujya ku murongo akavuga karangira kwa kwiba bibaga abayobozi nabo ubwo bariba uretse nabo bazungu baza kubasahura nabo ubwo bariba bagakira ku giti cyabo mugati babona bushobora kuzahagarara Kongo iramutse igiye kuri gahunda nk'u Rwanda bagaca ruswa mbese Kongo iba inspire na politike y'u Rwanda kuri bamwe byabera ikibazo abantu rero basanzwe bimenyere kwibira no basanzwe bemeye gukora nta mategeko abagenga igihugu kitagira amategeko kitagira umurongo babona ko igihugu kiramutse kigiye ku murongo bamwe babihomberamo abantu basanzwe ari barusahurira mu nduru ibyo byose rero babibaraho n'amahanga nabyo ari mu bintu bituma yanga u Rwanda aravuga ati abanyarwanda niba kongeza nka Kongo nk'abakongomani bazima bagashaka kwigira ku Rwanda nabo ngo bagire igihugu kiri kuri gahunda ibi byose dukora aka kavuye kose duteza muri Kongo kazahagarara imigambi yacu ihagarare ibyo twakoraga muri Kongo bihagarare kubera ko Kongo bigiye ku murongo mbese amahoro ya Kongo kujya ku murongo kwa Kongo kwabangamira benshi kwakora mu nkokora kwakoma mu nkokora imigambi y'abantu benshi abeshi imbehe yabo yakubikwa abo basanzwe bibaza kusahura abo private company asanzwe aza kwiba hariya abo baza bakicukurira nta muntu babaza ati ibyo mukora ni ibiki ati mwabishyize kuri gahunda ibyo byose barabireba rero bakavuga ngo rero kugira ngo inyungu zacu mbese no guprotege inyungu zawo
muri make babona ko u Rwanda rushobora kuzabangamira inyungu zabo mu gihe kizaza, niyo mpamvu bakora ibishoboka byose bakarwanya u Rwanda. Ibyo ngibyo rwose. Barabona se wenda wagize neza unansubirizamo ikibazo nari kukubaza, ntese ko n'ubundi abanyekongo bari muri M23 muri AFC icyo bakeneye ni amahoro muri Kongo, kandi ayo mahoro nagera muri Kongo azagirira umumaro Kongo muri rusange, kandi nabo bazemera kuyoboka. N'uyu munsi ntibakwanga kuyoboka ibyo bihugu by'amahanga kuko bibafiteho ijambo rikomeye. Biranagoye ko wagana mu nzira y'iterambere utavuganye cyangwa se ngo wumvikane n'ibyo bihugu by'amahanga. Ariko se barazira iki? Kuki badashakwa? Kuki amahanga atabakeneye? Kuki bafata ahantu ati muhave? Kuki bakora ibijyanye n'iterambere bati ibyo ntitubishaka, ariko Kongo yakora byinshi bibi bakayireka? Ni ikibazo cy'uko badahuje n'ubwoko budakenewe ku butegetsi? Ubwo nabikuze ko gusobanurira amahanga ntago areba kuri, ntago isi uko ibayeho, ntago bareba, umuntu areba inyungu ze bwite, ikimutunze, igimubesheje, igitumye abaho, nibyo barebaho cyane. Ntibitaye kuri aba AFC, ntibitaye kuri aba M23, ntibitaye bitaye gusa kuri gahunda yabo kuri Kongo. Natangiye gusobanura Kongo bajya kuyirema, ntago bayiremye ku buryo ku neza y'abakongomani. Niba bakoreye igihugu kingana kuri ngo bagihurize hamwe amoko 450 n'abami 450 n'imico 450 n'indimi 450 bitandukanye, ntibabihurije hamwe kubw'inyungu z'abakongomani cyangwa se kubw'ineza y'abakongomani. Babikoze kugira ngo bakomeze bacukumbure, basahure, babiteze imbere ubwabo. Icyababeshaho abazungu n'ibyo bihugu byateye imbere nakavuye ko muri Kongo, mess in Congo, the mess in Congo, desordre niyo ishobora gutuma bakomeza gukora ibyo bashatse. Nta muntu ubabaza ati murakora iki, nta muntu ubabwira ati mujye mudeclare cyangwa se mutange umusoro kuri ibyo bintu mukora. Ntibashobora kwishimira ko bijya kuri gahunda kuko niko bamenyereye. Ni muri concept ya Kongo, ni concept ni igihugu cyaremwe kunyuma, ni igihugu cyaremwe Kongo yaremewe inda. Kongo yakozwe ku bw'inda y'abazungu n'ibigo byabo. Urumva rero AFC M23 ibyo ishaka guharanira kuri Kongo ni nk'urumuri n'umwijima birwana. Umwijima ntujya ukunda urumuri. AFC irashaka amahoro, irashaka transparence, irashaka justice, irashaka ko akavuyo kose muri Kongo karangira, ibyo byose igihugu cyegera agaciro, igihugu kigaba igihugu kizima. Abakigize rero kuriya banashoramo n'imari, bayashoramo n'amafaranga kugira ngo ikomeze ibe kuriya, ntibashobora kubyishimira. MONUSCO ingabo 20 niba bahembwa ngahe za ONU, buri musirikare ahembwa niba ari 5,000 by'amadolari, agatunga umuryango we iwabo aho atuye, ntabwo yakwishimira ko akazi ke gahagarara Kongo iramutsigiza amahoro, ntabwo babyishimira. Ayo ma companies, entreprise z'amanyamahanga ziri hariya, izo zicukura amabuye y'agaciro zigayaha Apple yo muri Amerika, ama entreprise y'abakanadiye n'abazungu b'abafaransa cyangwa se ababirigi bose, entreprise zabo zisanzwe zikora umutungo hariya muri Kongo, ntabwo zakwishimira ko Kongo uko basanzwe bakora bihagarara. Bareba inyungu zabo, nakubye ko isi cyangwa se amahanga bareba inyungu zabo, ntibareba ukuri kw'ibintu. Ntibishimiye neza y'abakongomani, ntibishimiye, ntacyo bitayeho. Si ukuvuga ko amahanga akunze neza y'abakongomani, yiteye ku mahoro y'abakongomani, surundi rukundo. Gufatira u Rwanda ibihano, amahanga gufatira u Rwanda ibihano, suko akunze Kongo cyangwa se ko arengera Kongo, ararengera inyungu zabo, ararengera imishinga yabo, bararengera ayo entreprise yabo, aha Apple n'andi entreprise y'ibihugu byateye imbere, amabuye matière première gukora ibikoresho byabo. Ibyo bitayeho nta kintu bitayeho. Ese ubundi ibyo bihano ku Rwanda bizabuza M23 gukora? Ntabwo byayibuza kubera ko cyane M23 iraguharanira ukuri, cyaka M23 irashyigikiwe. Abantu bazukuri bashaka kuri bamaze kurambirwa, abantu bamaze kurambirwa, abakongomani bavuga Rwanda barambiwe ubuhunzi, ari n'abandi bakongomani nabo babanga biko mu gihugu itagendera kuri gahunda, bose barishyigikiye. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, M23 iri determined. Ibyo bihano rero ntacyo bivuze kubera abafata umwanzuro n'abaturage, rubanda rw'abakongomani bahagurutse bari muri AFC ntabwo ari n'abavuga Ikinyarwanda gusa, n'andi moko kayirimo. Biragaragara umuyobozi wabo uriya nuza Corneille Nangaa bari wo muri mu majyaruguru ya Kongo muri Grand Nord, ntabwo ari za Chopo, ego za Chopo, hafi ya Kisangani bavuga ni muri hose, ni muri Nord mu majyaruguru ya Kongo. Berta Bisimwa n'umushi, n'abandi bari bo benshi, harimo n'abantu muri za Katanga, abakongomani b'imihanda yose barimo. Ni AFC ni Alliance Fleuve Congo, ni abakongomani bose, indimi zose
babandi bicwa na FDLR bagatotezwa buri munsi, babandi batemerwa nk'abakongomani nibo bari nko kuri fondation, ariko nandi bakongomani bose bashaka ukuri kwa Kongo, babona babishimira ko Kongo yajya heza ikagaruka kuri gahunda ikava ubuzima ikajya ubuntu, nibo bari muri AFC. Urabona ibi bihugu by'amahanga ariko byo muri Afurika biza gufasha Kongo kurwanya M23, biza ku nyungu za Kongo cyangwa ku nyungu zabo bagashaka buhake ababirigi n'abandi babiri inyuma muri uyu mushinga, nibo babazana cyangwa bazanwa na Kongo? Ubona ikijyanye n'icyo bakorera bari ikihe? Icyambere cyo harimo akantu ka amahanga nabi bareba kandi baranaganira, burya ibihugu biravugana biranakorana, haba harimo amadiri tuba tutazi, amasinyatire, amafaranga, cyane cyane nk'ibyo bihugu urabizi nka bimwe bijya hari barabigura abari nk'ikiraka bagiye gukora. Buriya bavuga ko perezida wa South Africa Ramaphosa na Tshisekedi hari ibintu yamwemereye, urumva bafitanye amakontra y'ibintu biva muri Kongo bikajya muri South Africa, nabo bari inyungu zabo gensire, Samidi baje muri Kongo bafite amafaranga bahembwa. Buriya na perezida afite nk'ayo, afite la part de Lion, afite umugabane we, niko abenshi baza kubera inyungu zabo ku madile no kubagura. Suvuga ngo nubaza bakunze Kongo, nibaza ari kubera spirit of Pan-Africanism, baba baje Tshisekedi bira arahemba cyane, kurayishuraga aba mercenary, akishura abarundi, akishura baza benshi baza ari nko kukiraka baje nko ku kazi, bamwe baza baje nko ku kazi, ariko kuri na geopolitique byazamo buriya yo kuvuga ngo wenda hari haramutse ubutegetsi buramutse buhindutse muri Kongo byatugiraho ingaruka runaka. Hari n'abaperezida bashobora kuba bari muri iyo sansi bakavuga ngo influence y'igihugu kimwe itera influence y'ikindi. Ibintu tuzi muri Afurika cyane, iyo hano igihugu kimwe kigize nko guhinduka ry'ubutegetsi bigira ingaruka ku bindi bihugu, nabyo barabireba haramutse hagiye abantu wenda tutumvikana cyangwa bafite indi vision, twebwe turi hano natwe bishobora kuzatugiraho ingaruka bagakorana na opposition yabyo. Ariko ibyo ngibyo biracyari hasi cyane kuri geopolitique, cyane changement de régime, ahanga ubutegetsi n'ibinduka bizatugiraho ingaruka birimo, ariko sibyo biri cyane. Ikinini ni kiraka, bamwe baza nk'ikiraka kuko Tshisekedi arabishyura n'abandi bakemererwa avantage bazakura muri Kongo. Tugarutse ku mateka, ku bijyanye n'amateka ari nayo ntego yacu cyangwa nzira yacu turi kunyuramo tugendamo, haba hari intambara n'ubundi u Rwanda rwigeze rurwana mu gihe cy'abami yaba ijya gusa n'iyi ngiyi turi kubona uyu munsi? Yego, muri u Rwanda ikizi mu Rwanda rubaho rutanatsindwa nuko icya mbere u Rwanda ruharanira ukuri mu iteka ryose, ikindi cya kabiri ubumwe bw'abanyarwanda nibwo butuma u Rwanda rutsinda. Mu gihe cya turebe u Rwanda igihe by'intambara twagize n'ibyari ibihe bikomeye cyane, ni mu gihe cya Kigeli wa mbere Mukobanya mu 1400, intambara y'Abanyoro. Abanyoro bari abanyamahanga bashaka kwigarurira ino Afurika yose y'ibiyaga bigari, muri kitwaga Kitara Empire. Icyo gihe yari igizwemo n'abami bitwaga Abacwezi. Icyo gihe Mukobanya n'abanyarwanda bose barahagurutse, ubwa mbere baratsindwa, ubwa kabiri baratsinda, abanyarwanda baratsinda. Igihe cya kabiri u Rwanda rwagize intambara n'ibihugu, ni igihe Ruganzu wa kabiri Ndoli yagaruraga u Rwanda. Ubu ntabwo byari intambara hagati y'u Rwanda n'amahanga, oya, byari hagati y'u Rwanda rwatanye n'u Rwanda rushaka kugaruka kuri gahunda. U Rwanda rwari rurimo ibice bibiri. U Rwanda rwashaka ko buri bantu buri bwoko bugira agace kabo cyangwa se bwigomeka ku Rwanda cyangwa se bwigumura ku Rwanda, na Ndoli yashaka kongera kurubumbira hamwe. Icyo gihe cya Ruganzu wa kabiri Ndoli. Mu gihe cy'umwuzukuru we Kigeli wa kabiri Nyamuheshera habayeho nanone guterekeranya mu cya sekuru Ruganzu wa kabiri Ndoli, nibwo yagaruraga ibyo bihugu byose byo mu Bunyabungo kugera kuri Rwicanzige. Mu gihe cya Cyilima Rujugira nibwo bijya gusa n'iki gihe. Icyo gihe nabwo amahanga yari iteranye ashaka gukuraho u Rwanda. Icyo gihe byatewe n'ishari. Urumva Ruganzu u Rwanda yarubumbiye hamwe, abantu bari barateze u Rwanda iminsi bavuga ngo u Rwanda ntiruzabaho, babona kugwa Ruganzu wa kabiri Ndoli ararugaruye, babona kugwa Nyamuheshera u Rwanda rukomeje kubaho, no kugwa Semugeshi babona kugwa Mibambwe Gisanura u Rwanda rukomeje gukomera, no kugwa Yuhimazimpaka. Yuhimazimpaka rero mu gihe cye ibikomangoma byarwaniye igihugu, urumva kuri ya ntambara rwakava ku butegetsi bicura, n'uwitwa Nama barahagurutse bashaka kwisubiza kujya ku bwami kandi atari bo bari baragenwe n'ubwiru. Ako gatotsi kari mu butegetsi bw'u Rwanda niko katumye n'amahanga ashaka
ubona urwaho rwo kwigabanya mu Rwanda. U Rwanda nicyo cyari igihugu gikomeye icyo gihe, ariko barugirira ishyari kubera ko cyari igihugu cy'igihanga icyo gihe. Kirima Rujugira rero arahagoboka arwana n'ibihugu bine. Icyo Rwanda rwarwanye n'ibihugu bine. Niko uyu munsi abanyarwanda bo muri Kongo barwanye n'ibihugu niba ari gukabara ni bine: Burundi, Tanzania na Malawi. Ibingahe? Ibine wenda nashyiraho nako bitanu. Ariko no mu gihe cya Kirima Rujugira naho ni bitanu kubera ko mu Rwanda naho u Rwanda rwacitsemo kabiri. Hari igice cyo kuri Kirima Rujugira n'igice cyo kuri Bicura. Bicura yarafashijwe n'umwami w'u Burundi. Exactement niko birajya birasa. Urumva? Ubwo ni igice u Rwanda, igice kimwe cy'u Rwanda cyari gishyigikiye Bicura ni bitanu. Urumva n'u Burundi, Bugesera, Igisaka, Indorwa. Byose bishaka gukuraho u Rwanda ngo narwigabanya rukure polisi yo ku ikarita y'isi. Kandi n'uyu munsi ni ishyari. Buri iteke y'u Rwanda rugeze ahantu hakomeye abanyeshyari barahaguruka. Ariko ibyo bibaho mu buzima busanzwe, iyo umuntu ateye imbere muturanye mugirira ishyari. Ariko icyiza no ku Rwanda iteka rurangiza rubitsinze neza cyane. Icyo gihe Kirima rwose ipfundo n'iki u Rwanda rwatsinze gute icyo gihe, ari nabyo abanyarwanda b'iki bagomba kwigiraho. Urumva u Rwanda rwugarijwe n'ibihugu bine. N'igice kimwe cy'abanyarwanda bashaka gushyigikira ayo mahanga. Urumva igihugu cyari komeye icyo gihe n'u Burundi, Igisaka, Indorwa, Bugesera, n'igice cy'abanyarwanda bashyigikiye Bicura, bose bashaka gukuraho u Rwanda ngo barusibanganye barwigabanye. Urumva? Ariko Rujugira arema abanyarwanda bose bagira ingabo z'igihugu, abari bashoboye kujya kwitabara icyo gihe arabamubiriza bose, ashyiraho ingerero mu gihugu cyose. Afata abana be yibyariye, yari yagize n'amahirwe y'umugisha kubyara abana benshi. Yabyaraga abana 100, bitaga 100 abatangana 100 risaga rya Kirima. Abagabira ingabo ati nimuvuhaguruke muvune u Rwanda. Niko tubona abandi barasa barugira amahirwe Rujugira, basharangabo ajyana Nyamihana batabara mu Burundi, aranahagwa abaye mutabazi. U Rwanda ruratsinda cyane. Ibyo ayo mahanga yashatse kwigabanya u Rwanda bari rwigabanya ibyo bice. Urumva? Hava yamvuga ivuga ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa. Rero n'uyu munsi rero abo banyarwanda bo muri Kongo nabisobanuye neza ko bavuye ku Rwanda ejo bundi ntarashira n'imyaka 150. Hashize imyaka 110 n'ingahe na 13. Hari abasaza bejo bundi batubwira ngo imipaka bayikase ejo bundi twese duhari, nitwari tunabizi ko twahindutse abakongomani. Abo banyarwanda rero bo hakurya y'imipaka bo barwandofone n'ababashyigikiye ukuri nabo bazatsinda nibishyira hamwe. Abo muri Masisi, abo muri Rucuru, abo banyarwanda bo mu majyepfo bitwa abanyamurenge, bose nibishyira hamwe bakarwanira impamvu imwe, kuko impamvu iri bose irabahiga. Icyahize umunyarwanda wo muri Murandofone wo muri Nord Kivu nacyo gihiga umunyamurenge wo muri Sud Kivu. Cyane ko uyu munsi kiri guhiga n'umushi n'umufurera azira ko avuga Igiswahili. Nibiragerayo cyane, ariko ipfundo aho gikomeye cyane naho ngabo abantu bavuga Ikinyarwanda bo muri Kongo bazatsinda nabo. Rero nibashyira hamwe bakamenya ko amateka nibayahisemo, bakamenya ko Barini Conference yari yabigize abakongomani, bakamenya ko atari bo bahisemo kuba kwitwa abakongomani. Ntibigeze habaho na referendum yo kubabaza se mwa abantu mwe murashaka kuguma ku Rwanda mwahoze mu cyangwa murashaka kuba abakongomani. Ntibigeze bibaho. Iyo Kongo zo yaje basangi wabo yavuga ati mwese muze muri iki gihe umwami w'Ababiligi yakoze. Bagomba rero kwasuminga amateka yabo bakayakira uko ari, bakihagararaho bakarwanira ukuri kwabo, bagaharanira ukuri kwabo nta bwoba bafite, bazi ko bafite ukuri kuko ntibigeze bahitamo kuba kuri abameze. Ibyo nicyo kizatuma rero batsinda. Reka nongere nguhaze ikindi kibazo. Iyo urebye ku ikarita ya Afurika u Rwanda barugize ruto, wareba ku ikarita ya Kongo handi hatuye abarwandofone Kivu ni ntoya ugereranije n'izindi ntara. Urareba Kivu ya ruguru ni gato cyane, wareba Kivu y'amajyepfo ni gato cyane, wanareba ku ikarita ya mbere batarafata Kivu y'amajyepfo n'iya ruguru ngo babikate, iyo ari Kivu yose yari ntoya ugereranije n'izindi ntara. Niye mpamvu ako gace karimo abanyarwanda nako bakagize gato, kandi n'u Rwanda rwarabaye rutoya mu bihugu bya Afurika. Ndetse n'u Burundi hepfo harimo abanyarwanda bafitanye isano n'u Rwanda nako bakakagira akadomo. Bakoze cyane, ikibazo cyiza cyane. Bura u Rwanda dufite uyu munsi impamvu ari ruto, rwazize ubwiza bwarwo ruzira ubuhangange bwarwo bizira imbaraga.
baravuye ngo uru Rwanda muri Afurika kugira ngo dukolonize Afurika y'Uburasirazuba niyo hagati Afurika mu karere k'ibiyaga bigari kugira ngo tuyikolonize neza. Umugabo urimo buriya kugira ngo ugere mu rugo rw'umuntu usahure ibintu birimo nukubanza nyiri urugo ukamubona. Ni nako ijambo buri bibiri bavuga ngo nta muntu ushobora kuza mu rugo rw'umuntu ngo anyage ibirimo atabaje yaboha nyiri urugo. N'abazungu baraje muri Afurika iyacu iyi Afurika itwegereye akarere k'ibiyaga bigari baravuga ngo kugira ngo iyi Afurika tuyishobore reka tubanze tubohe umugabo urimo. Umugabo urimo rero n'u Rwanda. Niyo mpamvu bashyizeho rero imbaraga zose. U Rwanda baramanza bararushwanyaguza barucamo ibice. Igice kimwe kijya kuri Tanzania, ikindi gice kijya kuri Uganda, ikindi gice kijya kuri Congo. U Rwanda barucamo ibice ubwo barugize ubusa. Barugize gato kadashobora kubura umutwe. Icyo ni cyambere. Kakanira nako basize ka Rwanda dufite umunsi. Babona nako kakomeje gukunanirana kuba ingorabahiza bakana ko kazatugora. Reka nako tugacimwa abantu none tubakubitanisha imitwe. Turema abahutu n'abatutsi kugira ngo nibatatana tuba twabashoboye. Mujya mwibuka wa mugani abantu bagiga baca kugira ngo umusaza wari ugiye gusaza amagara abana be. Afata inkoni eshatu azibumbira azibohera hamwe. Aravuga ati mwabana mwe umuhungu muri mwego w'umusore wiyemera naze amvunirize inkoni eshatu. Inkoni yashyize hamwe biramunanira. Ati niba ushaka kuzivuna hambura nkwereke. Bambuye za nkoni eshatu afashe imwe imwe agenda yivunira ku ruhande. N'abazungu rero nibyo bakoze. Baravuga kugira ngo u Rwanda tuzaruvune reka tumaze turutatanye. Imbaga y'inyabutatu yari isobetse ari imwe barayitandukanya. Baramaze bashyira abatutsi hariya, bashyira abahutu hariya, bashyira abatwa hariya kugira ngo babonye uko bazarya u Rwanda, uko bazarukandagira neza bakarukura ibyo barushatse. Ari uko bamaze kurushwanyaguza kurutatanya. Urumva rero u Rwanda barukiyemo ubunini bwarwo bufumbira Mpororo biragenda, Rucuru Masisi n'Itwitambi biragenda, Ubuha buragenda, tuzigana kano ka Rwanda gato dusigaranye. Ariko nako ababirigi bakagezemo basanga batazagashobora. Bavuga kugira ngo tugashobore rero reka nako tugacemwe ibice. Niba ari ibice geography ariko ni ibice bya societe nyarwanda bayicamwe ibice rero gutyo. Abatutsi, abahutu n'abatwa rwose babyandika mwibuko mu indangamuntu za kera bavuga ngo uri umuhutu uri umututsi. Niba araganukiriza aho ngaho gusa baravuga reka tubateranye. Icyo gihe nicyo gihe bafata umututsi bakamugira chef cyangwa se umukapita wa chantier y'ababirigi. Bafata manpower abamedevre bafata mendevre bisengo n'abahutu bakavuga ngo mujya gukora muri imirimo y'ababirigi. Imirimo y'ababirigi bakoreshaga icyo gihe. Umuhutu yakererwa bagabwira umututsi ngo namukubita ikiboko. Rero yagize nk'aba chef de classe akamukubita ibiboko 8. Ikiboko ni inyamaswa ni umugozi, niba ari umugozi n'umurizo w'imvu bakubitaga umuntu ukuraho n'inyama. Bagakubita uwo muhutu abana be bareba, abagore be bareba, ibyo bikazakuramo urwango b'abana bakanga ngo n'abatutsi badukubise. Ubwo bajyaga no ku ruhande bakabwira bati dore ibyo bakoreye Yesu. Bakoreye Yesu. Arabiga bikora bakubitanisha imitwe abantu babaterateranya biba birebire bagenda bateranya bigeze 5 9. Murabizi byabaye abatutsi bamenye ngo bamenyeshejwe baricwa baratwikirwa za Gikongo murabizi barahunga. Niko byagenze. Ariko n'abahutu basizwe ku butegetsi n'ababirigi n'umundi bakomeje kubakoreramo kugeza igihe byageze kuri jenoside yakorewe abatutsi. Mbese ibi byose u Rwanda rwagezeho n'umusaruro w'ibyo abazungu babibye mu Rwanda. Atugana ku musozo rero. Nicyo cyatumye ngusubizanye nicyo cyatumye u Rwanda ruba rutoya. Icyo u Rwanda rwazize rero abazungu baje basanga igihugu kizababera ingorabahizi muri aka karere k'ibiyaga bigari n'u Rwanda. Kandi u Rwanda ruramuka ruhagaze ruzakangurira n'abandi banyafrika kwihagarara bakarwanya abazungu. Abazungu rero ikintu baragitahuye mbere bavuga rero kugira ngo tuzashobore Afurika reka umugabo urimo tubanze tumubohe. Niko baboshye u Rwanda uko nguko rero biborohera ahandi hose bahagera rwose bagasanga nifu iseye. Ibi ni bibatumye u Rwanda barugira ruto. Bageze no muri abakongomani nabo ubwabo bura no muri Kongo yose abantu bazi Kongo yose bakubwira ko ahantu hari abantu abagabo muri Kongo yose ari abantu bo muri Kivu. Ahantu hari abakongomani bazima bashobora gutuma igihugu gitera imbere. Ahantu hari imbaraga za Kongo, center of gravity ya Kongo iri muri Kivu. Niyo mpamvu rero abantu bandi baba bashaka ko weakness ya Kongo bayiriraho iteka bazifuza ko Kivu yaba ntoya, ko Kivu yacikamwe ibice, ko Kivu itakomera, kuko Kivu iramutse ikomeye niyo yagibaho center of gravity ya Kongo. Influence zose zaba muri Kongo n'ibyemezo bise bifatirwa muri Kongo byemezwa na Kivu. Kivu niyo akabundi ariyo capitale cyangwa imbaraga za Kongo kubera ko Kivu niyo hari abantu bashobotse kandi bashoboye. Ndetse n'umutungo wa Kongo, buriya umutungo mwinshi wa Kongo uri mu burasirazuba bwa Kongo. Niyo mpamvu ka Kivu bakageze gato. Ni politike yatumye u Rwanda ruba rute na politike ituma Kivu iba ntoya ni bimwe.
Urakoze cyane M23 iyi ntambara yayo ya kabiri itangira baravuga ngo abarwandofone cyangwa se abanyarwanda bihariye imirimo ngo mu gisirikare barimo mu nzego z'ubutegetsi barimo ngo bakandamije abandi banyekongo niko urwango rwatangiye kubibwa bavuga ngo byose ni u Rwanda ni u Rwanda nk'uko n'ubundi bisobanuye bavuga bati uyu nguyu niwe mugabo uriho muri kano gace niwe ushobora kuzatuma tutiba uko dushaka ariko se tugana ku musozo amaherezo azaba yahe ko M23 yavuze ko intambara ariyo ya nyuma itazigera itaha aba bazungu bazemera bashyira agapira hasi nk'uko twagiye tubona abafaransa batsindwa muri za Niger Burkina Faso n'ahandi cyangwa se intambara izakomeza imara igihe kinini? Oya, intambara izamara igihe kinini cyane iragana ku musozo kandi amaherezo n'ubundi ijoro ryatinda ariko amaherezo igitondo izuba rikarasa. No muri Kongo rero naho niko bigiye kugenda. Yagwambira abazungu batsindwa buriya abafaransa batsinzwe muri hakujya muri Vietnam n'abanyamerika batsinzwe muri Somalia abanyamerika batsinzwe muri Afghanistan urabizungu abatalibani bo bagira burya agakurikiyo n'abagabo nikabananira. M23 rero kuba yarahagurutse baramenye agaciro kabo baramenye ukuri kwabo baharanira ukuri akabuza bazatsinda. Intambara izarangira noneho barebe uko babana n'abazungu no mu bubahane abashaka gucukura mu by'agaciro bacukure ariko biginiye kuri gahunda atari kuvuga ngo nukubera atari ugusahura cyangwa kwiba Kongo igendere kuri gahunda kuko iteka ku isi iteka justice iratsinda ukuri kurangiza gutsinda natanye nkubwira ngo ikinyama gifata essentiel ukuri kugafata amaeskariye rero bagiye kurangiza rwose urugendo niko bizagenda ariko bisirizaga intaba y'igitambo cy'imbaraga gukoresha imbaraga nyinshi kurwana bamwe bazasiga ubuzima nkuko bamwe bahasize ubuzima kugira ngo amahoro iteka amahoro n'ubundi agira ibitambo by'amahoro bibaho. Ari umukongomani udasobanukiwe wumva ko u Rwanda ari rwo kibazo muri Kongo cyane ko nabo bakorne ntabwo uyu munsi babita abanyarwanda kandi birazwi ko ari abanyekongo n'abandi bose. Hari umukongomani uyu munsi uzi ko u Rwanda ari cyo kibazo muri kano karere, u Rwanda ari cyo kibazo muri Kongo, wamusubiza iki mu magambo magufi kugira ngo asobanukirwe neza nawe ajya afasha n'abandi kubabwira ukuri kwatuma Kongo igira amahoro? Urakoze cyane. Bazabibaze abajyanye abanyarwanda. Buriya u Rwanda uko rwari rumeze kera ni naho babirigi wenda umutego mutindishibuka na nyirayo bibye abanyarwanda biba agace k'u Rwanda bakomeka kuri Kongo. Abo banyarwanda rero bibye bari muri Kongo n'uburi nabo bari kwisonga muri M23 nabo bayihagurukije bazana n'abandi bakongomani babashyigikiye. Urumva rero nabo kuvuga u Rwanda no kutamenya gutandukanya abanyarwanda muri Repubulika y'u Rwanda rw'uyu munsi no gutandukanya abanyarwanda bo muri Kongo bakatiye imipaka. Iyo bavuga u Rwanda udayibaze baravuga u Rwanda rwo mu Rwanda rwa Repubulika y'u Rwanda cyangwa baravuga u Rwanda abanyarwanda bo mu Rwanda rwa Gihanga bo muri Kongo. Rero abantu kujya mabwira ngo bazabibaza babirigi bakasa imipaka bakisigariza abakongomani abanyarwanda ku butaka bwabo. Ahari iyo babirigi baza ko barasigaranye Kongo gusa batiteranyije n'u Rwanda bafite agace k'u Rwanda wasanga wenda ibyo dufite umunsi tutari kuba tubifite. Iyi ntambara ntiyari kubiriho ariko nyine impamvu abanyarwanda bamwe bari atari abanyarwanda bo muri Repubulika y'u Rwanda abanyarwanda bo muri Kongo mbita n'ubundi abanyarwanda nubwo wenda muri kundangamuntu bahanitse ko ari abakongomani ariko mu maraso mu rurimi mu muco mu masano abantu bari kujya imipaka no hakuno imipaka ni bamwe ni kimwe n'abanyarwanda bo mu Rwanda kubita gusa ko bahagaze bari ku butaka bwiswe Kongo ariko muri nature muri mu nkomoko ari abanyarwanda bazakomeza babe abanyarwanda. Rero uwo mukongomani yakwibaza icyo kibazo azajya atekereza ati bagize hano gute? Byatewe nuko bakasa imipaka u Rwanda bakarucamo igice kimwe kikajya kuri Kongo ikindi gice kigasigara hakurya. Ntibashobora gutandukanya abanyarwanda bo hakurya y'umupaka no hakuno y'imipaka. Kandi umuco wabo n'abanyarwanda spirit ni zimwe. Abanyarwanda bari hakurya y'umupaka n'abari hakuno mu Rwanda rw'uyu munsi ni bamwe uko bagakoze ni kumwe bafite culture imwe bafite na mindset imwe. Urabona Kongo izagera ikabona umuyobozi ubyumva amahoro akaboneka? Kuko mbizi ko nta ikinyama kitazaramba kandi ikinyama kimukira ukuri ku ntebe byashoboka na kidashoboka kuri iyi si. Nijoro umwijima urabaho ushobora kuba muremure umwijima ariko
uko natire uko Imana yaremye isi, umucyo n'umwijima iteka birajyana. Yego hari igihe kizagira umwijima muri Kongo guhagarara, umucyo ukaboneka. Ni ibintu bishoboka cyane kuko niko natire rema niko isi ikozwe. Isi ikoze ibihe byiza n'ibibi. Hari igihe kizagira rero Kongo ikazagira amahoro, ariko bazayageraho batanze ibitambo by'amahoro nyine, batanze sacrifice. Abantu bamwe bitanze babihagurukiye, bamwe bapfuye nka Makarika bapfuye, murabizi Makanika yarapfuye, bamwe muri Remveta barapfuye nka ba Colonel Castro n'abandi. Hari igihe bizagera ari igitambo cyatanzwe nkuko mu Rwanda kugira ngo amahoro ari mu Rwanda uyu munsi hari abantu babyitangiye. Birashoboka rero cyane, birashoboka. Reka dusoreze ikiganiro cyacu ahangaha, twibutsa abantu ko hariya hose hari mu Rwanda nkuko twatangiye tubivuga. Urongera utubwire imipaka y'u Rwanda yagarukiraga hehe muri Kongo mu bice by'uyu munsi. Urakoze cyane. Umupaka mu majyaruguru washyizweho na Kigeli wa kabiri Nyamuheshera, wagarukiraga kuri Rwicanzige, kuri Kabasha. Kuri Kabasha rwose haranagaragara. N'ubuntu ufashe nk'imodoka ukava hano kuri Goma ukazamuka Rucuru, ukazamuka muri Grand Nord ugana za Rubero, uragenda ukumva abantu baravuga Ikinyarwanda, bafite umuco w'u Rwanda, ariko imaze kurenga iyo chaîne de montagne de Kabasha, uruziga rw'imisozi ya Kabasha uvuye kuri Rwicanzige ukambuka hakurya muri Grand Nord rwose muri za Rubero, utangira kubona ko wageze mu kindi gihugu. Uranabihumurirwa ukuva n'abantu ukabona n'umuco ko wageze ahandi hantu hatandukanye. Umupaka rero aho ngaho iyo chaîne imeze, uwo musozi ngumeze nk'inzoka, abantu bawuzi Kabasha iragenda ikazenguruka ikagera hagati ya Masisi na Walikale, ku musozi wanuza ku mugezi witwaga Loa, ukamanuka za Kabuzi Biega, aho hose uri Plaine de la Rusizi, ukakomeza hepfo muri za Fizi mu Banyamurenga, hose ni u Rwanda rwagarukiraga, u Rwanda rwa kera. Aho hose bazanaga amaturo mu Rwanda. Amaturo ni nk'imisoro y'uyu munsi. Bemeraga umwami w'u Rwanda ko ari umuyobozi wabo. Abo bose bari abatwari b'umwami w'u Rwanda, bari nk'abagavanazi b'u Rwanda. Abo Bashi, Abafurero nko nabivuze, Abahavu, Abahunde, bose bari abatwari b'umwami w'u Rwanda cyangwa se abagavanazi b'umwami w'u Rwanda, kuko ku munsi mukuru w'umuganura bose buri mwaka bose bajyaga bazana imisoro yabo mu Rwanda. Bose umwami w'u Rwanda niwe wagenaga umwami w'u Rwanda niwe wabanomaga, nkuko umunsi perezida wa Repubulika anoma abaguverineri bo b'intara, n'icyo gihe umwami w'u Rwanda wanomenaga abayobozi baho ngaho, ariko ashingiye kuri ligne royale, akamenya ko mu basibura ariko anakugomba kujyaho akabashyigikira. Aho ngaho u Rwanda rwagarukiraga mu burasirazuba bwa Kongo. Ahantu hose bavuga Ikinyarwanda kugira ngo bitandukanye, ntabwo ari ibintu bikomeye cyane, si n'ibintu bigoye bisaba geography cyangwa ubushakashatsi burenze. Nuko ugenda ubaza umusozi witwa ngo iki, nitwa Rubaye, iki ni Ikinyarwanda. Umusozi witwa ngo iki, nitwa wenda urugero mu Bwiza, cyangwa se nitwa Runyoni, cyangwa se nitwa Igisigari. Igisigari biva ku ijambo gusigara. Ruganzu Ndori yagiye ataharambagiye. Ahantu hose hari umugezi uri mu izina ry'Ikinyarwanda biracyahari mu burasirazuba bwa Kongo. No muri Walikale ngo hari ku kivumu cya Rwabugiri. N'ibivumu bya Ruganzu birahari, harano bihari ugeza za nuza ihura. Aho hose hari mu Rwanda. Icyo nicyo cyambiko kugaragaza n'u Rwanda rwagarukiraga. Icya kabiri, uragenda ukabaza abantu bahunga, wa muntu we mu bwoko bwa Urumoki, ndumuzigaba, kandi ari umukongomani. Uyu munsi twitwa ngo umukongomani, ndumugesera. Yamoko yacu 18 bose nabya biranga bwoko byabo, ugasanga byose baracyabigira. Icyo kigaragaza u Rwanda rwagarukiraga. N'ururimi bavuga, baravuga Ikinyarwanda. Ahantu hose uzasanga bavuga bakivuga Ikinyarwanda, aho Rwandofone hose garukira niyo u Rwanda rwagarukiraga. Ni ibintu byoroshye kugaragara. Reka nkushimire, wakoze kwemera kudusangiza amateka, tunabihuza na situation ihari cyangwa se amakuru n'uburyo byifashe mu ntambara ihari yo kurwanira gakondo kw'abanyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, by'umwihariko Abatutsi na bagenzi babo bazira ko bazi cyangwa bashaka guharanira uburenganzira bwabo. Mpotore, wakoze cyane kubana natwe. Wakoze cyane. Icyo nabwira abantu badukurikiye gusa, cyane cyane abantu b'abakongomani bavuga Ikinyarwanda bakatiye imipaka bahuye n'akarengane, bagomba kumenya ko nta mvura idahita, kandi amahoro no kwibohora biraharanirwa, nibitangwa kumbe. Tubashimira abantu bose bakomeje gutanga ibitambo, kwitanga kugira ngo gutanga umusanzu wabo kugira ngo amahoro n'ubutabera bigaruke mu burasirazuba bwa Kongo. Murakoze cyane. Murakoze.